umukristo wo mu itorero rya ADEPR mu Gatsata i Galilaya. Uriya mushumba twakoranye umurimo cyane, nashimira Imana ko nongeye kubona mushumba duherukana kera. Imana ivuga ko hari ahantu habimuye, none ngarutse muri hano. Imana ishimwe. Dusome amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo kuva ibice byaho ni 17 murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. 17 ku murongo wa 11 n'uwa 12. Tangera dusome Yesaya 35 murongo waho wa 3 turamanura hepfo gatoya. Dusome mu izina rya Yesu. Hejuru y'amagambo abanza aravuze ngo abemere kibarwanya Abisiraheli, Mose arabasabira baranesha. 11 Mose yamanika amaboko Abisiraheli bakanesha, yayamanura abemereki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Uri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Wageze muri Yesaya 35 murongo waho wa 3 kugeza hepfo gatoya adusomere. Abafite imitima itinya muti komera nimutinye, dore Imana yanyu zazana guhora ariko kwitura kw'Imana, izaza ibakize. Icyo gihe impumyi zahumurwa, ipfamatwi bizaziburwa. Mwakire ijambo ry'Imana. Murongo wa 6 turavuze ngo icyo gihe kirema kizasimbuka nk'impara, rurimi rw'ikiragi zaririmba uko amazi zadudubiriza ubutayu, imigezi igatembera kigaturwa. Imana ishimwe. Murongo w'umunani akavuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'aba bandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Imana ishimwe. Dusomye amagambo y'Imana menshi maremare cyangwa se magufiya, ariko nshaka ko tuvuga ku maboko y'Imana. Amaboko y'Imana, abantu bajya bagira amaboko bishingikirijeho. Hari amaboko y'amafaranga, amafaranga nayo ni amaboko. Hari amaboko y'amashuri, aya ni amaboko. Hari amaboko y'imiryango, aya ni amaboko. Hari amaboko y'uburanga, aya ni amaboko. Bajya bayita amaboko, ariko amaboko nyanga tuvuga ni amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana atandukanye n'aya maboko mwumvise n'andi. Amaboko y'Imana ni maremare, amaboko y'Imana akora imirimo. Amaboko y'Imana asenya ibihome, amaboko y'Imana afatamira. Arimista, amaboko y'Imana afata umwijima, kubidiva umucyo ukamurika kubera amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana ntagira ubwoba. Ngo abemeleki ngo barwanya Abisiraheli, ngo barwanyiriza i Refidimu, ariko ngo Mose arabasengera. Mose arabasengera. Gira mugenzi we ngo Mose arabasengera. Arabita arazira, arabasengera. Ngo abasengeye twasabye ijambo ry'Imana, ngo Mose ngo yamanikaga
imana ijya yitegereza ikareba ireba ko ibona ko mose kugira ngo abisiraheli baneshe hakenewe uri na roni imana ibarebana uri na roni irabaza izana roni izana na uri haleluya abantu turi kumwe muzamure haleluya abagabo ndi ini edesta kiramugeze kubari kuzana sho Imana ituzanira kuko mwenyine ntabwo muzabishobora amaboko yanyu arananirwa hereva detazi imana ishimwe hari amaboko imana isane amaboko y'imana arata simisitana nawe ebe iwawe imana isane y'amaboko amaboko y'imana iyo yaje afatamira amahembe amaboko y'imana amaboko y'imana akuraho ibihuhera amaboko y'imana asiba inzobo yaravuze ngo amaboko y'imana ni maremare abantu bubaka amaboko y'imana ni maremare uzamure haleluya usanga kari kwaka icyatsi n'amanura aya maboko ahageze abambaye ubusaraba aya maboko ahageze abantu bashenga barake Amen.
kera amaze gutekereza yibutse neza ukuntu Imana amaboko y'Imana yamugabishije bariya Dawidi arabyibuka erega abakristo b'iyi minsi ikibazo bafite ni ukutibuka yego ni ukutibuka waje ushonje yarakugaburiye waje utagira inkweto yarakwambitse waje utagira ipantaro ubu urambara waje bagusohora mu nzu ubu ntibakigusohora mu nzu ariko waribagiwe yewe dore uko bareba haleluya amaboko y'Imana kandi ngiye gusoza aya maboko y'Imana ahantu yageze abantu barabimenya amaboko y'Imana yageze mu rwobo rw'intare atangamo Daniyeli akimanukamo amaboko y'Imana ayasangamo ngo araramo haleluya ariko Daniyeli Imana irigaragaza amaboko y'Imana n'ahantu atagera amaboko y'Imana mu maboko y'Imana amaboko y'Imana ikuzimu amaboko y'Imana amaboko y'Imana amaboko y'Imana yarageze mu itanura ry'umuriro wahita afata mbere ngo abakozi b'Imana bakibonagamo usanga amaboko y'Imana haleluya usanga harimo amaboko y'Imana amaboko y'Imana yafashe ibirimi by'umuriro yego baratembera haleluya ni maremare ibeshe se uzajya kwitambika amaboko y'Imana aziketabona amenyo azakuka amaboko y'Imana ye pasete kuko kw'Imana nta hantu kutagera ukuboko kw'Imana kwigeze kuba mu ijuru usanga Pawulo na Sila ho bari bafungiye uganga amaboko y'Imana shongo n'amakitazi leta ya sakoro wikirira amajwi y'Imana muri Yesaya aravuze ngo nimuhumurize abantu banyu mukomeze amaboko atanabutse amaboko yawe yatanabutse papa amaboko yawe yatanabutse mubye amaboko yawe yatanabutse wa musore amaboko yawe yatanabutse wa mukobwa ariko uyu mwanya Imana iravuze ngo tewa stade haramirimo hari amaboko yawe aje kugukomeza ntacyo yamara kuko urabizi ko byabaconze mu rugo aho ngaho hakeneye amaboko y'Imana kugira ngo umugabo wava mu businzi akeneye amaboko y'Imana arifuza amaboko y'Imana haleluya amaboko y'Imana amaboko y'Imana nuko rero tugeze hepfo kuri 80 haravuze ngo hazaba inzira nyabagendwa ngo ni inzira izitwa yo kwera no gukiranuka umva ukuntu yanditse neza Yesaya haravuga kandi iyo nzira izaba yabaha abandi kandi ngo inyamaswa z'inkazi ngo ntabwo zizacamo ariko inyamaswa z'inkazi n'ahantu zidatinya guca kuko abantu bazihungira kure ziragenze ariko bari abagenzi niyo baba ari aho niba bazagira n'ubwo bakwinjira twinjira yo mbere gukiranuka kandi abantu bazayinyuramo nibo abandi haleluya igisobanuro cy'uko ayo maboko atabara abantu bera baca mu iyo nzira Daniyeli akava mu rwobo yamukuyemo ariko kandi akarohamo abantu bagambanye Daniyeli
ni ukwipfira mbese ni gatoya ni ifutabi ntabwo wahanyura utendetse oya uratendetse ariko utendetse ubuzima ntabwo inzira inzira yitwa umva amakuru y'umurwa uri buratane ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe winjira abazajya muri icyo gihugu basaba bambaye imyenda yera babiciweyo zahabu umusumwe zawinjiramo. Iwawe ukeneye amaboko mu kazi mukora ukeneye amaboko mu bushumba bwanyu mukeneye amaboko uzi ukuntu Imana imaze kubahishurira bariyaga ngo bahise bagenda ngo bahita bashaka ibuye baravuga ngo bose ntabwo twamufata amaboko ahagaze kuko no guhagarara birarushya bamuzanira ibuye yicaraho abandi na uri ntibasaga bafashwe Zinikutai. Etenyo Bangala. bazamura amaboko yabo Ebo. kugira ngo ubutsinzi bugumeho ariko murako kuki udashe uyu munsi arukenesha bari kubajije kapabadeta nenema nenepate nenabinimeze badiwaye kuki bari kubabarira ukongera ugasubiramo reka biterazereba kuki itabane kuki udahigura imihigo warahise kuki wiyabagiza kuki ugira amatiku kuki usabanya muri korali biterwa n'iki teresadebe kuki muzira igihe muboneye bamwe baba ntibasinyisha kandi bataba ntibasinyisha mubarizwa hehe Mesa olha. Lui cofre está. mubarizwa saa tatu ntabwo uba wahageze uhagera saa saba ukagenda saa cyenda ese wandikisha uri mu gitabo cyangwa nturi ariko icyo kibazo ntabwo ari byo musubize musubize imana mbere ko nanga amatangazo numvise ndagira ngo icyo kibazo buri muntu wese agitekereze uhite muhaguruka tubanze guhamagara imana tubwire imana isa n'amaboko akeneye amaboko ntimukabishye ukeneye amaboko kugira ngo umugabo we nataha yahaze ngo yizihiwe kugira ngo ubashe kwera imbuto umugabo ataha yizihiwe ugasa wizina rya Yesu toka satani iya ni satani ninakubwiye ko iya ni satani mu badayimoni harimo toka satani izina rya Yesu iriya zina rya Yesu ari iri jambo ry'Imana uko rivuga ngo umuntu uvuga izina rya Yesu abanza ava mu bidatungana izina rya Yesu izina rya Yesu aya mugoye mushe worohade worohe mugeshe gusenga tubwire Imana tuzanira amaboko cyane amaboko y'Imana abantu bakeneye amaboko y'Imana ni muhamuka